Bavandimwe, inshuti banyarwanda, ndi Major Michael Mupende wongeye kubasuhuza mu ijwi rirengera abatagira amajwi, ijwi rihagararira uburenganzira bw'ababwimwe, indorerwamo y'ubutabera, byose bigamije gushyira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu bikorwa. Uyu rero ni umuyoboro wo kuvuga ukuri. Uyu munsi turi mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu giherutse, ikiganiro ku rupfu rwa Kayitesi Kimana. Mu kiganiro cya none ndava mu mabwire maze mbahe wino y'ibyo niboneye, ibyo nahagazeho. Uwo mudamu namubonye inshuro eshatu, mbonana nawe ndetse ngira ibyo nganira nawe. Namusanze kwa Nyamwasa bugira kabiri. Abazi uko twari dukambitse mu birunga mu Rugano, dema ya Kayumba Nyamwasa cyangwa Kayumba Nyamwasa yari atuye munsi y'iwanjye mu kirunga cya Gahinga. Aha rero nta banga ryahabaga. Icyabaga kiri aho kwa Kayumba buri umwe yarakibonaga. Rero Kayitesi Kimana nk'uko yakomeje kwitwa, namubonye aho kwa Nyamwasa, navuganye nawe ndetse nshobora kumenya bike ku bugingo bwe muri icyo gihe. Yari ababaye cyane kandi avuga ko yatakambiye Kayumba Nyamwasa n'abakozi be yuko atari umwanzi, ko ahubwo yaje abasanga ngo bafatanye, ariko muri uko gutakamba kose ngo banze kumwumva. Ibi uwamubonye wese, uwahageze adakorera hariya akahinyuza, uyu mudamu yarabivuze ko ntawe atabibwiraga. Kayitesi yaje kwimurirwa hakurya mu kirunga cya Sabyinyo, aho Nyamwasa yari yafunguye detaci nshya, bashakisha ahantu h'ibanga bazajya bakorera iyicarubozo no kwica bagahorahoza. Aho hari indaki niyo yakoraga nk'inzu y'imbohe. Ni naho muri iyo myobo ya Nyamwasa uyu Kayitesi yabanaga n'uwitwa Grace Lukasi nari narababwiye. Aho rero naje kuhinyuza naho hagana mu kwezi kwa kane, mva muri uniti za Rima na Cari zabaga muri ako karere k'ibirunga, ababyibuka aho zabaga. Njya kuri ako kadetaci ka DMI, niho nasanze Kayitesi, maze nsanga yarahindanye, asa nabi cyane. Noneho rwose ubona ko urupfu rwamwinjiye, kuko
yari ameze nabi cyane bitandukanye n'uko naramubonye mbere. Icyo gihe mbere wasangaga akiri umuntu agifite umubiri we, nubwo hari mu ishyamba ariko waraga ari umuntu ufite icyizere cy'ubugingo. Aho hantu rero niho hari hafungiye na Grace n'abandi benshi cyane. Grace uyu nababwiyeho ubushize wiswe mwishywa cyangwa se mubyara wa Habyarimana mu kimwe, Juvenal. Ubu mbona Kayitesi bwa nyuma hari mu kwezi kwa kane. Muri uko kwezi kwa kane nongeye guhura n'abantu bamwe nzi mu ba DMI babaga bigenzagenza aho, batazi mu birunga cyangwa bahebuka, twari ahantu hamwe hegeranye, amakuru yabaga acicikana hirya no hino ku buryo twe twegeranye cyane. Na Kagame ari hano, n'undi ari harya, na Sikiberi harya. Byari byoroshye rero kumenya amakuru yose y'ibyagendaga hirya no hino. Abantu baramuhurahuye uwo mugore ko yishwe, baramuvuga biratinda kuko abantu bari baramukunze cyane. Akenshi abari baramunyuzeho akababorogera, yibaza yuko cyane cyane abo yaraga ari ofisiye bashobora kumuvuganira bakamutakambira bakinginga bariya bantu, ariko ntabwo ariko byari biteye. Kayitesi yiciwe ahantu munsi y'ikirunga cya Sabyinyo ku ruhande rwa Gisoro, ubu ndavuga kuri pariki yo ku ruhande rwa Gisoro Uganda, ahantu hegeranye n'utuzu utu bita za unipots tw'abasirikare ba pariki y'ibirunga ya Uganda nyine. Ngiyo impamo y'iby'urupfu rwa Kayitesi. Andi makuru naje kumenya rero ni aya musaza we nawe ngo waje kumenaswa cyane n'iriya ngoma ya Kagame, ngo yari afite hoteli yitwa Okapi, ngo baza abo mu gatsiko baza kwimwambura. Uwo mugabo ntabwo nari muzi n'ubu simuzi, ngo witwa Rumanyika, akaba yaraziraga ko ari musaza w'uwo Kayitesi. Kandi mwe mbona imvano nuko yakurikiranye agashaka kumenya iby'urupfu rwa mushiki we, bityo batangira kumwaka utwe nk'uko muzi kwa Kagame babigenza, bamwiyenzaho. Mwese murabizi yuko iriya ngoma yikwiciye, yikwatsa utwawe, ugashaka gukurikirana nangwa kugira ibyo uvuga, nawe barakwica. Cyane cyane rero iyo ugiye gukurikirana abo baba barishe, ntabwo ushobora kubaho, bameka sure ko bakwishe nabi uhagaze cyangwa bakakwica burundu ukavaho. Kwa Kagame kukwicira ugataka cyangwa ugashakisha ubutabera ubwo ari bwo bwose, ubwo nyine nawe witwa ko ngo nungunitse, kandi ubu rwishigishiye birangiye. Ubu rero uwo mugabo Rumanyika numva ko nawe yahunze ibi bamwe bita kunyerera, ngo yagiye anyereye nawe, ngo ari mu mahanga arashakisha ubuzima nk'abandi bose. Ngibyo iby'uko sisiteme ya Kagame n'abanyamwasa bayubakanye, yivuganye Kayitesi n'abandi banyarwanda benshi, nk'uko dukomeze kubibagezaho. Imiryango ya Kayitesi Kimana, abavandimwe n'inshuti, namwe banyarwanda, banyarwandakazi muri rusange, nimureke twibuke aba bacu bose bazize akarengane, kandi mwese nimwihangane, nimubane n'Imana, murabeho.